Nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya, amarira arashoka, ibitotsi simbibona. ntabwo uri kugenda se nasoni ureka ubundi saje gukora iki? muraziranye? Yego hehe utabimbwiye? ni ikibazo nothing. I'm good man. Uno mwana ntabwo mukunda, va hano udafite urukundo, isukari yanjye izamuka mu mubiri. N'undi munsi sinzongeye kubana na niganiriza. ese bitubye mu cyana mani gene ubu mbangamiye se umuntu n'umuziranye iki? Oya mani gene ntabwo mukunda kubera dufite ibintu byinshi cyane nabikubwira gake, ndabikubwira neza. Ubu ngubu ntabwo ntuje kuko arambangamiye bishoboka. ubangamiye gute? hari ikintu mupfa mani usaba ndikugana n'inshuti yanjye, urumva n'inshuti yanjye usaba ndikugana n'inshuti yanjye uramwirukana. inshuti yawe ugiye kuri inshuti yanjye gute se inshuti yawe uri rwego? uramwirukana. Oya hari gene ikintu mupfa? kirahari byinshi se, byinshi cyane. hari ikintu yakukoze se? ni umwana mubi se? Ni umwana mubi bikabije. Niba uzi ubwenge rero nawe nushaka umuhungi ugendere kure. ukambwira uriya mwana ntari birya inshuti yanjye ndamuzi twese rero ibintu biri kumbwira ngo umuzi igice ntabwo umuzi. ibintu biri kumbwira ngo umwangango ntabwo mwishimira iki n'ibiki ubwo inshuti yanjye uraje uramuhagurukira. Oya njye ntabwo dushaka, ntabwo mushakana nawe ndakwinginze. Nihorere mureke. ntabwo nawe mureke nese urumva uza usanga ndi kumwe nawe Nuzajya uvugana nawe si ukajya unsuhuza, kubera mujye muvugana ahantu muri maca undeki. none se ndumva ngeneye inshuti ubwana nazo Ibyo ni ibikureba. ubyuka ko ndimukubara Njye ntabwo bivuze ko waza mu rugo urambangamira. ntabwo ari kubangamira kuki wumva wakanga abantu bose abo ntashobora kubangamira. Ubundi se kuki wumbangamira ahantu hose? ntabwo ari kubangamira mu rugo wumbangamira ntabwo uretse none no kushuje kumbangamira njye ntabwo mbishaka, ntabwo ari kubangamira. ntabwo nzabyemera. Kuki umbangamira buri gihe suzongeye kukubona nanabwira njye ntabwo mukunda, uriya mwana ntari birya ntabwo mbyemera. Njye ntabwo mbyemera uriya mudomo uretse ndabibwira mama. nanjye ubaye icyo kumaze gutyo rero wambabariye kuko mbabarira pe nise wabaye iki ufatire wabaye iki ntacyo rero wamfashije gutyo cyo wabaye iki wabaye iki genda ugena kubwira ngo mbabarire ndetse ntabwo uri kunyumva wambabariye ukandika byagenze ute kwa rakaye byagenze ute igihe wambwira mbwira wambabariye ukandeka ko nawe ibyawe mbizi koko wambabariye ko nawe wanyongereye ibibazo urimo gute se kandi wambabariye ukagenda gera wamvire mu buzima wambabariye ko nawe uneze ibibazo igihe wabaye iki uva kuvugana nande igihe umbwira basi ikintu wabaye ndagufasha ubwira kubwira ngo mvuye mu buzima ntabwo uri kunyumva wandetse sawa nshaka kumvira mu buzima nta kibazo kangenda ariko ndabizi wabiguteye byose kanjye kumureba Nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay. Nikita, nizere ko umeze neza. Urabizi neza ko nta kintu dupfa, urabizi neza ko mwishimira,
kandi nawe ndabizi neza ko nishimira. Ndagushimira nyine ko wambaye hafi ukamfasha kumenyera ikigo nkiri mushyashya nta muntu n'umwe nzi, ariko wowe waranyegereye tu. Gusa ndumva nyine ngomba kubigarukiriza hano kubera yuko njye ntabwo nshoboye kubaho mu buryo bwo guhangana. Binkorera ntabwo njye nawe twabashije guhuza neza, ntekereza ko ari nayo mpamvu igiye gutuma njye nawe dutandukana. Gusa nyine sorry, wihangane, nanjye ntabwo yari njye, urabizi ndakwemera, uri inshuti yanjye wambaye hafi, nta n'umuntu nabona nagusimbuza, ariko ndagira ngo nyine bigarukire aha ngaha. Ndabizi biri bukubabaze, ariko njye nasanze nta kundi byamera. Wihangane. Mfite gahunda muri nkazo. Anate waza kugira ibiki Gihozo? Kanze tuvugane gato. Ndaje. Ni umunyeshuri uje kundeba. Sawa. Ndashaka kumenya ibintu waza kubwira Gihozo. Uko bite bya mukobwa? Ni byiza. Uzi ko neza wanze wigize akasamo. Oya Anate, ndashaka kumenya ibintu waza kubwira Gihozo. Gihozo se umushinzwe iki? Nabwira inshuti yanjye kandi ngafasha inshuti yanjye. Ndareba bivuze ukuri. Gihozo nta kintu umushinzweho. Uri umubyeyi we, muri munani muri mukuru we. Mutandukanira hehe muri Nyabugogo? Anate kamubwire. Mu modoka mwese zibajyanira. Anate kamubwire, njye ntabwo nakwishimira guhora mbona guhohotera abana b'abandi. Uva mukobwa rero nkubwiza ukuri. Anate kamubwire. Kamubwiza ukuri. Gihozo muri kumuha amahoro, umureka agende wenyine. Amahoro zira ku byanjye na Gihozo. Byanjye na Gihozo subundi urabishaka iki? Kandi ayo marere uri muri izamurisha. Anate. Ariko wambaye ukareka kumva amabwire bari abakobwa kweli. Uzi ukuri kubitaho wagira ngo ni babyara bawe ni bakuru bawe hano. Ese nabumva ko ari abantu bambara iruhande, ko ari bo bangira inama uburyo numve. Bagura iruhande ntabwo waje basanga. Ubundi baje bagusanga hano. Mba numva ibyo bambwira ari byo. Ese ibyo Nyabugogo utandukanira nabo mu modoka. Ese ibyo bihuye n'inama nyine babangira. Inama mba nkujyana n'urukundo mba ngufitiye. Uriya mwana yarakaye ari muri mudumbi kubera wowe mumaze kuvugana. Ndashaka kumenya ikintu umaze kumubwira no nagitumye murakuriye. Umaze kumutera ubwoba nanone. Wira. Nushaka kugabanya amarere yawe. Kubera ko umenye ko ntakiri umuyobozi wanjye, ntabwo nafata umuyobozi wanjye kuko mugiye mubona uhohotera abana b'abandi. Ndagukoma nk'ibyo abandi bakoma. Ibiki? Uburyo ntabwo meze nk'abariya abana umenye ngo nanjye niko namera. Jya umenya aho ugarukira. Ndahazi niyo mpamvu nanjye nutitonda nawe ndagukorera nk'ibyo mbakorera. Nakugezayo twageranayo. Uzi gute aho wajya kungezaho ko mba ntagutanze? Wabwire ubizi ukuri, gabanya amarere yawe ufite. Gabanya amarere yawe ufite. Kubera ko ibintu byakubaho muri no mwese. Kambwiye ko ngiyewe ntari nk'abariya abana bose ubona hariya baba batuje bakwashye ngo umuyobozi bateze ko ubaha ijambo animateri, ubaha izina animateri. Izina ryamaze kuganiriza kera. Ubizi ukuri rero niba wumva ko naryanye sibyo uzabona uburyo nukomeza ibingibi byo kuza unyirukankaho umpiga. Ntabwo FBI, ntabwo uri RIB, ntabwo uri sinkukeneye imbere yanjye. Niba yanjye urimo uranyirukankaho mbaza iki? Cyambere cyo nakubwira cyo Gihozo nta kintu mpfana. Niba wumva udashaka kugera kure, udashaka ko ibintu byawe birangirira hano, udashaka kubura akazi kawe, mwana muri Gihozo n'imikorere ukure mu mutwe, kuko mu gihe hari n'inshuti ye ntimuri iruhande wiga muri iki kigo. Abundi zera ushaka iki?
ushaka iki kwe kureka iyo mico yawe mibi ukayireka iya mico mibi tera gabanya kungendaho kandi kugendaho sibyo kubera ko uriya kibazo ntawe mutahana mu modoka imwe mutandukanira muri nyabugogo nziza wa mukobwa we It's a beautiful morning. I don't wanna close my eyes. The voice in my sweet melodies, the miracle of my lullaby. We quit our cover to Vangira, to our seat aside. Baby, cool down body temperature, and the sound of my heartbeat, girl. What a thing I could I never repress you. Living down in body to desert, growing fatal. And so I do what I push. Couldn't make a pelican, my friends, no life, so my girl. Mas eu disse. Bro, umfashe. Kamaze mubwira ikintu kimwe. Kimeze gute se none? Nimba ari biriya bikugaruye ibyo wansabye gukora narabikoze. Ngiye nshaka amahoro yanjye, nshaka umutuzo wanjye. Nta muntu ngishaka guserera nawe rwose mfashe. Mari ntago ari ibyo ngibyo binzanye, ntago ibyo ngibyo ari byo binzanye ngewe. Siko nta kindi kintu duhurizaho koko, nta kindi kintu tujya duhuriramo. Ubu koko none iki kikuzanye. Ese reka maze mubwiye none se ko nabonaga wabishyushyemo ubundi ngo mwashwanye ngo nago mugiteretana. Ntago ariko nubundi nigeze nereka. Aya mwana mwate nese reka manze nkubaza. Ntiba umbwira yuko mutagiteretana ngaho mama kuri umuntu wasigaye bagira ute usigaye bateretana. Man, je ura baby twabaye inshuti kugira ngo amenyereze ikigo. Nta bindi. Kandi ubwo ngubwo nimba warantandukanyije nawe bivuze ngo sinyimenya moves izarizo zose. Bishatse kuvuga ko ubwo rero ufite amakuru yuko bisigaye bigeze ute iyo umuntu usigaye ari kumutereta ahubwo ayo makuru niyo wakagombye kugira ute kunyihera. Nta makuru mfite ahubwo burangiye reka njyina nakugira inama twese turabahungu sibyo akongira inama mupeti we ubundi ngira inama ibindi ibyo byihoreje ntago tugiye mu maka icyo ndi gushaka kukubwira nimba umubebi mwararangizanyije wamuretse wenyine ahubwo ikintu ngiye nshaka kwibariza ibyo sibyo inama uri kungira ahubwo ikintu wakamfashije urumva wowe mbwira umuntu umuntu uzi ko mutagiteretana urumva uhimbwira undi ahandi hantu yaba undi muntu baba bari guteretana kuko ntago ayo makuru wagira ute wayabura Shabinko reka nkubwire nakifuje kugufasha kugira ngo mbone umva hejuru ariko nta makuru mfite kabisa ayo wayampaye mani nkamenye ko nkurikirana ikirego hakiri kare ntakubeshye wapi nta makuru yiwe mfite nese urakurikirana ikirego ni ikirego se ni ikirego rega gikomeye cyane mani ikari gikomeye wa mupeti yana akareje umwanya urumva ngiye nubwo natereta n'undi mukobwa nawe nta mahoro ntabwo bura reka nkubwire bura warikengeye kuko nta mahoro wari kungirana binkoze ko ushobora kuba urwaye depression ntayo mani ariko umwanya yantakarije wanjye ntabwo nshobora kuvuga ngo ngewe urumva ndabufashe mupfushije ubusa kuko ngo birarangira nese uzamutwara iki si ubugome se nzaba umukoro nta mahoro agomba kugira uko byagenda kose ahubwo wowe n'ufite amakuru wowe yame twicira ingene n'ubundi dore umushene duciringa binko tujye tuvugisha kuri n'abantu bakuru ubu wabuze undi mukobwa utereta muri kino kigo ntago nge namubuze ndanamufite ariko nanjye uriya nta mahoro namuha none se uribona ari we mwiza kuruta uwo nguwo ufite ariya mukobwa uzi ukuntu yamemukiye uko yaba yaraguhemukiye kose urabireka bikagenda umwaka wose wapfuye ubusa nimba ari ibyo ngibyo urwaye depression ikomeye cyane ahubwo bagufasha njye nabwiye ngo niyo natereta undi mukobwa ntabwo uriya nzigera amuha amahoro nta mahoro agomba kugera muri iki kigo kereka nimba ntakikigo nese ko mbona nyine bazabikwirukaniramo hari akagisigaramo ariko ntago nagisigara ntago nagenda ngo we ngagisigaramo ntago byakunda legend ego mana nkasigara rupeti nkarusiga mu kigo rugasigara rwidagadura sha wape kabisa twajyanirana cyangwa kanzi umwana w'abandi mana ntabwo nabura kumubangamira ko narambanga kumubangamira kuko nese nimba mutagikunda ntabwo nyine mugikundana none se abantu ntibakundana igihe kikagera bakarekurana bro
aya bibaho ariko mana umupeti nk'uriya mani dore n'izina umuntu aba afite akaza akagukora ibintu nkabira akakugaragaza hagati ntabwo byakora ntabwo byarangira uko uzi ikintu ndi kubona nshakira amakuru urimo uragenda wiyandagaza oya we nshakira amakuru ibyo bindi wingira izindi nama wakabaye wiyubahisha ahubwo ikintu kiriho njye nafite izindi gahunda ngiyemo urumva we nshakira amakuru njye ndaza kuza kureba nimugoroba byamereza ibyo birakunanira nakubeshya ibyo bintu by'amakuru ntabwo ngiye mbirimo aho ahantu ngiye ngihurira nawe rwose mfasha sinshaka no kuzongera guhura ko twararangiye uzi ko namwandikiye pepe imukatira bro ndamubwira ati njyewe ntabwo izo move zanjye nawe reka zigahagararira ahangaha binko sinshaka ko hari ikintu njye nawe kizaduhuza kuko uriya mwana uri kumubangamira kandi nanjye byazangiraho ingaruka at the end of the time mane nta ngaruka bizakugeraho icyo ngusaba we nshakira amakuru hari ikindi iki cyonyine shashaka ko nduyaguha mba senari reka nikomereze ndumva wabigize ariko urebe ukuntu bikurikirana fresh ikomereze naribi cyaza abasore bari abakera ndake none amafaranga nohereje yose ntabwo afite ikintu yakoze kweri oya amafaranga nohereje arabaye oya none se ako ibihumbi turasa ko ari byose nohereje bise bishaka akanya kandaza kukuvugisha nimugoroba tubirebe ibyaje kadoremeye n'umuntu kaze gato Nataramutse. Amutse neza. Meze utese. Izuba surana na minota wa mukobwa we. Se wowe mu minsi isanzwe uzabyukira mu kigo muri weekend kwe? Mba ngomba kuhabyukira kubera ko ntabwo biba byoroshye. Ubwo nyine n'Imana yabishatse kuko nanjye nagushakaga. Wanshaka iki se kandi? Tuganire. Mukora serivisi nyinshi nawe urabizi. Kunkorera agaserivisi kamwe byarakunaniye. Kahise kandi kayikananiye. Kwirukana Diera ni ibintu wimvugira ibintu uriya mukobwa noneho ntuzahana ngeze njyewe uriya mukobwa ngeze aha muri gupfa iki sinahise angeze aha nawe ndimo ndashaka uburyo mwirukana harabura akantu gatoya ikizibiti warabyanga uba witonze ndimo ndashaka ikindi kizibiti kimwirukanisha kubera ko ese biriya biyobyabwenge kariya kantu k'ibiyobyabwenge ntabwo kahise gakunda ariko hari ibintu ndi gushaka kumufatiraho wowe witondeho gato kubera ko nangira umukobwa angeze kure niba kwirukana Diera byakunaniye nanjye nuzajye serivisi nimwongera umva nkubwiza ukuri twumvikane umva nkubwiza ukuri nabikubwiye tami gitangira igeza aho irangira Diera tukigana oya reka nkubwiza ukuri iyi tami irarangira irajya kurangira Diera wumva ngo yirukanwe nibyo uhora umbwira uze ubu ko ari wabimbwiye byo warabikoze yirukanwe humura sibyo warabikoze warabikoze nyine ko nakubwiye umwirukane tami gitangira ntabwo irangiye akiri muri iki kigo ugira ngo kumwirukana ni nako kanya erega nanjye umukobwa nanjye ubwanjye arambanga akazi kawe mbona kara uriya mukobwa nanjye ubwanjye arambangamiye kawumubwire noneho ntutamwirukana nanjye ibya byose nzabishyira hanze abanyeshuri ntabwo babizi byose nzabishyira hanze mbitse amabanga yawe menshi urabizi nutamwirukana nanjye nzabishyira hanze ubwo sinzi ibyawe umva nkubwire umbwire iki iyi tama irarangira atashye nawe nzabibona sibyo ahubwo araguhereza n'amakuru y'uko Diera ni nagushatse maze iminsi ngushaka nyine ngerageze kuba nakwekishyuzaho mu minsi yashize ntabwo twabashije kuba twavugana neza nakwitwayeho bitari neza cyane rero maze iminsi mbitekerezaho ngusaba imbabazi mubwire ko bitari bikwiye mu kanya amaze kubimbwira ko ntabwo arenze ko ari ikintu kigiye kongera gusa nta kibazo ngewe biba byararangiye nta nubwo nabyibukaga urumva kuva mbere nyine ntabwo twari twageze kuba twavugana ariko kumva nyine bwari ubwa mbere duhuye nkakwitwaraho kuriya ndizera ko bitagushimishije nyine ntabwo byari bishimishije gusa nta nubwo ari ibintu byari byatanje ku buryo umuntu yabibika nka big deal nk'ibirenze tu ariko bumeze neza nta kibazo bimeze neza ahubwo uburyo ubyakiriye n'uburyo nabikekaga ndabona
byanjye nta rero nabyibagiwe ahubwo bibaze ko nari bimaze igihe kinini nyine mbitekerezo nshaka kubikubwira ariko gusa nyine nabyo ni byiza bitagaragaza ko umuntu afite umutima mwiza ahubwo nyine urantunguye nta kibazo ntabwo nabikekaga cyane ikigo se kibaga no ngiye ikigo ni sawa ni ibisanzwe nyine bari vibe bari zimwe nta kintu kiba gihinduka kuko wabuze mbabona wagira muri utuntu twinshi ahubwo wowe mbona uri mu tuntu twinshi wibereye na wa mukobwa ucecetse cyane niba bamwita nde nawe ucecetse mvuga ni agacecetse ni agacecetse buriya naravuga ahubwo ni uko wowe mbona uri bize ukatisa ni wowe umuntu ugufatisha umeze nk'umuntu ufite akazi muri iki kigo ubona ndi nka animateri cyangwa prefe n'uwungirije ntabwo nawe uzaze ngo akazi niba ari ibyo ngibyo kaye ko ngenda ndiretse kuzakora atari kakandi ariko oya biriya byararangiye nanabivuyemo ntabwo nyibirimo byararangiye ni nayo mpamvu nyine bifashe umwanzuro ndavuga ati rero Diera ari mu bantu dufitanye ikibazo reka ngerageze tubashe kuba twavugana nyine musaba imbabazi mubwiye ko namwitwayeho nabi then tunamenyane birushijeho nta kibazo ahubwo ni byiza ko ubu n'umenya no gusaba imbabazi ubu ngubwo nizere ko tugiye kujya tuvugana no nta kuraba njyewe nta kibazo yewe nubwo rero na nyine ni muri iriya minsi nyine byari byararangiye weekend yawe se upanze gute weekend yanjye se weekend yanjye ibisanzwe nyine n'iby'abanyeshuri ntabwo bari special ikintu cy'umweru ngiye gusenga ubu ejo uzajya gusenga ku cyumweru gusa umuntu ashaka kukubona bisaba iki kubera ko uruba nimugoroba nagushaka nimugoroba nyuma ya prep nyuma ya prep cyangwa before ya prep before ushobora kudakunda ndaba nakira ntabwo after okay nta kibazo ndatry nta kibazo after ndaba mpari okay ndagusanga class okay merci gusa nyine urantunguye ntabwo nzi kuganira gutyo okay ariko umva se mupe mbabarira umfashe mupe ndwanaho amafaranga si ikibazo 100 se n'ibihumbi turasa ewana birashya bikagenda bigakongoka shakira ntuze oya nshakira passport ijya Uganda ewana ku buryo ndarara mbarara vubaha mu minsi iri imbere kuko akazi k'ubwanimateri nshaka kukavaho kabisa ko numva bitoroshye oya 300 ko ari menshi se mupe basi mupe umva nkubwire 250 narebe vaniraho se nk'umuvandimwe nk'inshuti nzajya ngohereza abakiriya ariko nariba ariko mbona uko mva muri iki gihugu oya subizi ubusherisheri bwanjye kwe ubusherisheri bwanjye nabonye akazi ahandi kera kure ubu ngiye muri zambarara aho ngaho niho ndi kubarizwa nabonye akazi karyoshye cyane k'umuntu uzi k'umuhinde nshaka kujya gukorerayo kabisa wabyihorera akazi k'ubwanimateri ewa ni rwaserera ni imwe mbi cyane wowe ndebera ku buryo nk'iyo pasiporo nshobora kuyibona bitarenze nk'iminsi nk'itatu cyangwa 4 wenda hanyuma uze ko ndamubona ese shaka ko ntarenze ko ari we wamukoreye biriya bintu nyine nawe akagenda kuriya
Ntarebe wowe uze kumpa nuze yawe uze kuma konti yawe nshiraho amafaranga diro tuze kuyisoza neza. Sawa ubwo nyuma y'iminsi 3 ndabona nabonye passport yanjye. Nashaka impinduka so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. Ndashaka impinduka ngo mbone bucya, amarira arashoka, ibitotsi simbibona, nanjye umutima urababaye. Ndashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, winyanga winsiga mu maka, ubuzima sinjye nabuhisemo, nkeneye urukundo rwa kivandimwe, dore na data na mama nigize, winyanga ni wowe nsigaranye. Ndashaka impinduka, ndashaka